barumuna be Ange na Pamela, Imana ibahe umugisha serukana mu gitaramo nk'iki ngiki kugira ngo dufite Steven na Valerie Valerie, vicino avanti.
hanyuma barumuna ba Valerie namwe mwegere kandi nongere mbashimira ubufatanye n'ubumwe buranga umuryango wacu dutozwa n'abavyeyi mwakoze cyane guserukana na Valerie muri iki gitaramo. Hanyuma ndagira ngo mbibutse ko imwe mu mpano yari yabateguriye harimo n'impano y'ifoto kugira ngo muze kubona icyo mushira kuri status. Mwifotoze rero kabashira kuri status. Iyi niba mwayirangije muse n'abamureba mwese, muhindukire muse n'abamureba mwese, hanyuma ku mugoroba muze kubatwika wa mugana wabavuga. Niba mwashoje reka bane baze hano, abandi bane baje hirya. Hanyuma nze gusaba barumuna be basaza be batoya muze, abasore mwegere hariya twifotozanye na tantine, mwahagarara iburyo n'ibumoso, kandi bashimire ko mwashimiye guserukana nawe mu gitaramo nk'iki cy'umuco. Turabashimira. Hanyuma ndagira muze kubasaba muze kwegera bakuru banyu hano, niba mwashoje kwifotozanya na tantine mwegere hano muze musange bakuru banyu hano. Hanyuma ndagira ngo sabe umuvyeyi vyinshi nk'uko bisanzwe umwana yageze mu gitaramo nk'iki ibimenyerewe umuha umugisha wa kivyeyi, ariko kandi mukamubwira amakuru y'abashitsi dufite. Hanyuma rero ndabizi ko twagendesheje amashi amaguru ntiharuha amashi twakire Valerie mu gitaramo. Valerie, ayo mashi wumva ari wacu mu muryango barakwakiriye kandi bishimiye kukubona userutse wambaye nk'indi ibereye ibirori. Ngira ngo rero umuvyeyi wacu vyinshi akomererwa akubwira abashitsi dufite. Wadusaba kandi urabona tutwamuhinduye iwabo hasigaye rero nabo bamwereka bagasegingi cyangwa niba ari ibindi ubwo nyine niwe bireba uwo wasobanuye mu mubazi. Murakoze cyane umuryango wacu rero ufashe izo ni nk'izo muri repetition muvuze utere zindi. Murakoze cyane. Reka nsabe mama we uri hano uragura yamwongoreye ngo karibu sheri. Murakoze cyane maze rero yakibisiye tubiharire gasoma. Yego. Umunsi ibisigaye twisubiye mu cyicaro cyane rwose. Murakoze cyane nk'uko mubivuze. Kasaba basaza ba Valerie umwegere mwese, babiri iburyo abandi babiri ibumoso. Hanyuma Valerie nk'uko bireba ari kumwe n'abasaza be, abo nibo bajyanama be babandi igitondo n'umugoroba. Bagira ngo nyemerere ubanze basuhuze, niba hari n'ubutumwa babageneye uze kubahereza. Baze gusoma no kwandika, baraza kubugeraho bonyine basome. Ati bavandimwe rero ubu n'ubutumwa nabageneye muze gusoma mwitonze, atari ko ibikubiyemo no kubashimira ko muri abavandimwe beza ba Valerie, muri abajyanama beza. Ati ndabashimira cyane rero uburyo mubana mu muryango nk'abavandimwe kandi nk'inshuti zisangiye umuco zisangiye umuryango. Tubona ubutumwa nabageneye bubashimira. Hanyuma abasaza ba Valerie munyemerere musezere mushiki wanyu muje mu cyicaro, musezere muje mu cyicaro. Ati rero mwana wa data gushimira mutaragenda ngo arashaka ifoto mudufashe ducunguze uburyo mwete bagarurira abana. Hanyuma dofu abo begere hariya uducungurize uburyo mwete abafotora. Mwegere Steven, egera abaramu bawe bari aho umaze guha ubutumwa. Udufashe turarwana n'igihe ugire vuba. Ati rero munyemerere bashimire bavandimwe musangiye umuryango na Valerie. Ubutumwa nabahaga nubwo kubashimira kandi basaba ko mugira igihe cyo kubusoma, hakubiyemo ishimwe ryo kubashimira gusa. Mwabwirindira mu cyicaro. Hanyuma Steven, uko umutima urimo kukubwira sohoza Valerie, niba ngombwa turasibira amateka. Nimutumva amashi mumenye gusa ko bari aha bose bishimye kandi babashimira intambwe nziza mwateye.
hanyuma mbere yuko tuje mu mwanya w'impano ndagira ngo tusabe barumuna ba Valerie bateguye buriya buki pare na Marene mwegere mu cyifuzo cya Valerie arifuza kubanza kubakira hanyuma narangiza kubakira tubone kujya mu mwanya w'impano. Valerie ari mu muryango abakire bose afata ikirahure amere Marene afata ikindi agihe Steven afata n'ikindi agihe pare hanyuma n'abafata ikiwe kabasabe tubihurize hamwe hagati basabe tubihurize hagati hanyuma basabe tugendere rimwe dusome kuri ubwo buki bwateguwe na Valerie abakira mu muryango reka babwire babakire ibyo birahure bagane mu cyicaro babashizeho ibyo birahure byanyu hanyuma tugiye kuja mu mwanya w'impano baririmbyi bacu muranyihangana gato kugira ngo tubijyanemo neza reka nsabe bashiki ba Steven bamutwaje impano zitandukanye mwanyemerera mukigira imbere hanyuma Steven na Valerie mwigira imbere gato nk'intambwe nk'ebyiri Marene na Pare basigara inyuma ho gatoya kugira ngo tuze kubona amafoto yanyu ndagira ngo duhere ku mpeta muyimpere Steven mpeta ndagira ngo nyemerero yifate uhere ku mpeta irimo aho wifate iyo mpeta irimo hanyuma ururabo rusubize Pare gatoya ururabo rusubize Pare hanyuma ndagira ngo nsabe Valerie uzamure ikiganza cyawe cy'ibumoso ukurikirana amagambo yanjye Steven araza kuyishura twagiye Steven ati urebe musumba zose muri aya magambo ati hashimwe Imana ya Israheli ivuga bikaba yategeka bigakomera iyo yaturemeye uyu munsi mwiza w'amashimwe amateka yacu akabimana hariya hari ururabo rwiza ndagira ngo narwo murumpere Steven ruri muri aya magambo ahagira ati Valerie ngwino mu isezerano ngiranye nawe sinzivuguruza nzabana nawe akaramata aho zaba niho nzaba Imana yawe izaba Imana yanjye nkaba umuhanga wo kuvuga amagambo abandi bakaba abahanga bo kubima amashyi nta kundi nabigenza hanyuma ndabizi ko hari n'impano yateguye bashiki be bayifite mwanya kigira hafi benshi ariko harimo n'abashitsi umuvyeyi ari buze kukubwira mu kanya ndagira ngo sabe basaza bakure gato nakira abavyeyi bagende bifotozanye abatoza beza bakoresha ingano nziza b'umuryango ndagira ngo mwegere umwana hariya bifotozanye nabwira ba nyirasenge mwegere hariya nari bivuze rero ko tubashimira cyane inshingano zanyu
uzimanure hanyuma Steven na n'umugaragiye reka mubasabe gutere intambwe zigera ku kuri 5 mugana imbere aho muvuye kandi mutambuke mudasobanya. Steven reka munyemere gutere intambwe zigera ku kuri 3 ugana imbere ahari kamera. Nyemere aho wumvishije amashini y'impundu bivuga urwumviye bahamagaye ukomeze hirya harimo umuryango.